iri jambo ndarivuga nkomeje n'ukuri ubwoko bw'Imana bwo mu bihe biheruka bukwiye kugira ibyiringiro kandi bugashikama mu bihe nk'ibi bikomeye. Ntabwo imiraba n'ibigeragezo n'ibyago biri gutera iyi si, ntabwo amaganya y'isi n'abantu bose bafite ibibazo byo muri iyi si, ntabwo ubwenge bw'abantu buri kugenda bumanuka buva ku ntambwe bujya ku yindi, ntabwo ibitekerezo by'abantu biri kugenda biva ku ntambwe bijya ku yindi bimanuka hasi, ubukungu buri kugenda busubira hasi uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo icyo cyakabaye igipimo gituma ubwoko bw'Imana bucika intege, ahubwo yakabaye intambwe n'intandaro yo kugira ngo ubwoko bw'Imana butere intambwe bujya mbere, kandi abakozi b'Imana barusheho gushishikariza abantu bose kwitegura Kristo Yesu ugiye kugaruka. Uku niko bizagendekera abantu bo mu minsi y'imperuka, uku niko bizagendekera abakozi b'Imana bo mu bihe biheruka, ubwo abantu benshi bazaba bacitse intege bo ku isi, ubwo imiraba izagenda yiyungikanya uko bwije n'uko bukeye. Twagiye tubona intambara, twagiye twumva impuha z'intambara, twagiye tubona ibyorezo, ndetse ibi byose biragaragaza neza ko tugeze mu gihe giheruka kandi tugeze mu gihe cy'amateka aheruka isi yacu. Ariko biragaragara ko na ba bandi bafite kwizera kandi bari bazwiho kugira ibyiringiro byo gutegereza umwami wacu aribo bamaze kuba nyambere mu gucika intege. Ingorane zaravutse mu madini, ingorane zaravutse mu matorero, abantu benshi baraca ibikuba bitewe n'ikibazo cyabaye, abantu benshi baratekereza iby'ejo hazaza. Ariko reka mbabwize ukuri, Uwiteka yiteguye gutabara umuntu wese umushikamishijeho umutima, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ushikamishijeho umutima Uwiteka azamurinda kandi azaba amahoro masa. Bene data bavandimwe, ndasaba Imana kugira ngo buri muntu wese wumva iki cyigisho arusheho kugira ibyiringiro kuri Kristo, kandi arusheho kumva akomejwe n'imbaraga ivuye mu ijuru, kugira ngo yitegure gukiranuka kwa Kristo kugiye kwimikwa, kandi ubwo Yesu agiye kugaruka azasange buri muntu wese ahagaze mu ruhande akwiriye guhagararamo. Abayobozi benshi b'amadini ndetse n'abapasitoro, abahagarariye insengero n'amadini runaka, abenshi bari batunzwe n'imitsi y'abizera babo. Ubu bose bafashe ibyemezo n'ingamba zo kuva mu byo bari barimo bagasubira mu gushaka indi mirimo, ndetse bamwe bari gusaba ubuyobozi bwite bwa leta, harimo n'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu, kugira ngo niba adafashe icyemezo cyo gufungura insengero abashakira akazi. Uri gusanga nk'umuntu wari uyoboye itorero runaka yarize nka kaminuza, ariko uyu munsi wa none bitewe n'uko yabagaho binyuze mu ntama ayobora, binyuze mu bizera ayobora, uyu munsi tuvugana insengero zikaba zaramaje gufungwa, akaba yabuze uburyo bwo kubaho. Ari kwibaza ikibazo akavuga ati se none nzabaho mu buhe buryo? Akavuga ati arega buriya nubwo umuntu yaba yarakoze imirimo yerekeranye n'itorero cyangwa se imirimo y'ibwirizabutumwa, ariko bibaye na ngombwa yashaka n'akandi kazi, ariko ntagume kubaho mu buzima bubi. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu wese wiringira Uwiteka kandi akamushikamishaho umutima, Uwiteka azamurinda aba amahoro masa. Ibihe nk'ibi bikomeye nibwo abagaragu b'Imana bakabaye bafata ingamba zo gushikama, abamenye Yesu by'ukuri bagakomeza guhangana n'ibi bihe turimo by'ibigeragezo, kandi bakakomeza kwihangana bagategereza igisubizo kizava mu ijuru, kuko Uwiteka nta kintu na kimwe kibaho Uwiteka atakizi. N'ibi bintu byabaye byo gufunga insengero, Uwiteka arabizi, kandi Uwiteka azi impamvu byabaye, kandi Uwiteka yiteguye gutanga igisubizo vuba bidatinze. Ubwo rero abantu barimo kunambuka, abapasitoro bari batunzwe no kunyunyuza imitsi y'abizera, murabe maso kandi muritonde mutaza kugwa mu mutego wo kuriganya ijambo ry'Imana ugasanga mutaye umurongo, maze ejo bundi mukazibuka ibitereko mwasheshe. Reka mbabwire bavandimwe, muri Matayo igice cya 24 uhereye ku murongo waho wa mbere ndetse ku mirongo irimo hagati uhereye ku murongo wa 15 ndetse na 16 n'indi mirongo ikurikiyeho, haratwereka neza ko ibi bihe bigomba kubaho, ibi bihe bigoye bigomba kubaho, ibihe by'intambara, ibihe by'impuha z'intambara. Ndetse hari aho Yesu Kristo yavuze ngo bazabaca mu masinagogi. Igihe ni iki rero cyo gutekereza neza, tukareba neza
mwibaza nimba ibimenyetso Yesu yagiye avuga byose biri kugenda bisohora umunsi ku munsi. Muri kugenda mwumva hirya no hino intambara, muri kugenda mwumva impuha z'intambara. Ibi byose ni ibimenyetso Yesu yavuze. Iki rero nicyo cyari igihe cyo gushikama kugira ngo buri muntu wese yisuzume arebe uruhande ahagazemo. Ubu ngubu turi kuvugana, umuntu wese ashishikajwe no gushaka amafaranga, umuntu wese ashishikajwe no gushaka ibimutunga, ariko nta muntu n'umwe uri gusanga yitaye ku gushakisha ibyatuma umutima we ukiranuka kugira ngo imibereho ye ayegurire Kristo. Abantu benshi uri gusanga bari kwibaza ku byerekeranye n'ejo hazaza. Umuntu ntabwo ari kwibaza ku byerekeranye n'ubugingo bwe bw'ahazaza ngo atekereze ngo nacika ku cyahane, ese nareka ingeso zanjye mbi gute, ahubwo ari gushishikara no kuvuga ngo ejo nzabahone. Nyamara reka mbabwize ukuri, nimushake